Igitondo cyiza bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ngo n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Mwabyumvise, indirimbo y'iki cyumweru ni indirimbo urukundo rw'Imana yacu, ni ya 307 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana z'Abadiventiste.
yitwa mbega urukundo rw'Imana yacu. Ni indirimbo y'149 mu ndirimbo z'agakiza. Mu cyongereza nabwo ikitwa The Love of God. Korali Abasaruzi bayiririmbye itarahindurwa mu Kinyarwanda n'itorero ryacu, ariko yari iriho mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'abantu benshi, ariko nahisemo verisiyo ya kera y'Abasaruzi kuko ntabwo ari uko ari nziza gusa, ahubwo ari n'urukumbuzi rwinshi ishyira mu mitima yacu. Ngira ngo yasohotse hagati y'umwaka wa 80 na 90, ntabwo mbizi neza, 82 ni muri iyo myaka, kunzi ko yariho mbere ya 94. Indirimbo ya 307 mu gitabo cy'Ikinyarwanda iravuga ngo urukundo rw'Imana yacu nta muntu warurondora, rusagutse ikirere, rugera no munsi y'isi. Abantu bose bacunguwe na Yesu, umwana we wese wahabye yaramwicunguriye. Cyo gusubiramo kiravuga mbega urukundo rutangaje rutagira urugero, abera bazaruririmba ibihe bidashira. Igice cya kabiri kiravuga ngo ubwo ibihe bizaha ibindi n'ubwami bw'isi bwashize, abantu bakanga gusenga, amabuye azaririmba. Urukundo rw'Imana yacu ntabwo rurondoreka, rwacunguye abo mu isi bose, ruzaririmbwa iteka. Igice cya gatatu cyo kiravuga ngo inyanja zose zaba wino n'ijuru ryaba impapuro, tukandikisha agati kose, umuntu wese akandika urukundo rw'Imana yacu, rwakamye inyanja zose, ntabwo rwabona aho rukwirwa, rusagutse ikirere. Mu cyongereza itangira ivuga ngo urukundo rw'Imana ruruta kure cyane ibyo ururimi rwavuga cyangwa iby'ikaramu yakwandika. Yanditswe n'umugabo witwa Frederick Martin Lehmann, yavukiye mu Budage mu mwaka w'1868. Umuryango wimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Iowa afite imyaka 4 y'ubukuru. Frederick Lehmann yabaye umukristo akiri muto, ndetse afite imyaka 11 y'ubukuru. Avuga ko ngo umunsi umwe mu masaa 3 za mu gitondo, mu masaa 5 za mu gitondo, yarimo yigendera mu nzira ku ruhande rw'inzira, ngo agenda anyura ku ruhande, ngo agiye kubona abona ibintu bidasanzwe, ngo bituma ahagarara. Ngo agiye kubona abona igiti kinini cyane kimeze nk'icy'imbuto za apple cyangwa pome, ngo ahita abona uruzitiro runini cyane rurabagirana, ngo hariho urugi runini rw'umweru, ngo rukingutse abona umucyo mwinshi cyane ushaka kumumena amaso. Uwo mucyo uzabiranya isi, usa n'umugoteyemo hagati, ngo mu kwitegereza ubwo bwiza atabasha gusobanura, ngo byaramutangaje cyane. Kandi nyuma ngo yumvise umutwaro w'ibyo yibazaga umuvuyeho, ngo maze usimburwa n'indirimbo z'ibyishimo no guhimbaza zari zuzuye mu kanwa ke. Agize imyaka 27 yagiye mu murimo wa gikristo, ndetse we n'ifarashi ye yari ifite akantu k'amapine 2 ikurura yicaragamo, ngo bazengurukaga muri quartier babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nyuma yaho yaje kuba umupasitoro no gukora indirimbo akazishyira ahagaragara.
yakoze indirimbo nyinshi cyane amagana. Ariko iyi ndirimbo ye The Love of God niyo yamenyekanye cyane mu ndirimbo ze zose yakoze. Yashakanye na Emma Louise Damia mu mwaka w'1891. Babyarana abana 8, abahungu n'abakobwa. Umukuru Claudia niwe wamufashije gutunganya no gukora injyana y'indirimbo The Love of God mu mwaka w'1917. Mu mwaka w'1948, afite imyaka 80 y'ubukuru, Frederick Lehman yatangaje ukuntu iyi ndirimbo yahimbwe. Ubwo Lehman yimukiraga i California mu mwaka w'1917, ubuzima bwari bukomeye, ekonomi iri hasi cyane, bizinesi zarahombye, maze biba ngombwa ko ashakisha imirimo y'amaboko yakora ngo atunge umuryango we. Yabonye akazi i Pasadena ko gupakinga imbuto, amaronji n'indimu mu makaziye cyangwa se crates z'ibiti. Niko kazi yakoraga. Ntabwo aha hari ahantu heza hatuma umuntu aba inspired ngo yandike indirimbo y'urukundo, nyamara niho Imana yashimye gukoresha. Ikibwirizwa yumvise ku cyumweru nimugoroba kivuga ku rukundo rw'Imana ngo cyamukoze ku mutima cyane, maze iryo joro ananirwa gusinzira, ngo ararabitekerezaho bumukeraho. Ubwo nyine ngo yagiye ku kazi akiri muri iyo state yo gutangara no kubura uko yifata. Ubwo yari atwaye imodoka agenda ku kazi, kuko yari asanzwe amenyereye iby'indirimbo, ngo yumvise amagambo y'indirimbo agenda amuzamo, maze ayo magambo yari yuzuye urukundo rw'Imana. Umunsi wose uko yapakingaga amaronji ye n'indimu, ngo niko amagambo yari akisuka, ndetse ngo yanyuzagamo akandika utuntu nko ku gapapuro abonye kose aho, nk'uko yumvaga atakwihanganira igihe ari bugerere mu rugo. Yapfuye kugera mu rugo aruhukira kuri piano, maze akora ibice 2 no gusubiramo. Yarangije ibyo bice 2 by'indirimbo, aba stuck, yumva amagambo y'igice cya 3 ntabwo arimo kuza neza. Kandi muri icyo gihe kugira ngo indirimbo yemerwe ibe yuzuye, nuko byibura yagombaga kugira ibice cyangwa se ibitero 3. Ntabwo ari nk'iki gihe amajambo 3 ahagije kugira ngo ushyire indirimbo ahagaragara. Icyo gihe byari strict, indirimbo yawe idafite ibitero 3 ntabwo bayemeraga. Ubwo rero yamaze kwandika ibitero 2, icya 3 aragishakisha arakibura. Yarashakishije, aratekereza, rwose yumva amagambo ntarimo kuza. Ndetse yaranavuze ati reka mbe mbirekeye aho ngaho, nzabisubiramo. Ariko ngo ahita yibuka igisigo umuntu yigeze kumuha, nuko aragishakisha ahantu hose, aterera ibintu hejuru, ibitabo byose aterera hejuru ashakisha,
aza kukibona agicapwa ku gakarite kanditse mu buryo nka karite postale, ndetse ngo yari yarakagize bookmark. Amaze gusoma ayo magambo, umutima we uzabiranywa n'ibyishimo by'ukuntu ayo magambo ari ifoto y'urukundo rw'Imana. Munsi y'ayo magambo ngo hari handitse amagambo akurikira. Aya magambo yasanzwe yandikishijwe kereyo cyangwa penso ku rukuta rw'akumba gato k'imfungwa muri gereza mu myaka 200 ishize. Nta wamenye impamvu umuntu yari afunze, nta n'uwamenye niba aya magambo ari aye ku giti cye cyangwa ari aho yayumvise agahitamo kuyandika ku rukuta aho yarebaga ngo ajye amwibutsa urukundo rw'Imana. Uko byaba bimeze kose, ayo magambo yayanditse ku rukuta, kandi uwo munyururu yaje gupfa. Maze abari baje gusiga amarangi mu twumba twa prison mbere y'uko bashyiraho uburoso ngo bayasibe, umwe muri bo ayandika ku gapapuro arayabika. Ayo ni amagambo yari yanditse munsi y'icyo gisigo cyari kiri kuri ako gapapuro. Lyman yahise ajya kuri piano kuririmba ayo magambo akurikije injyana yari yakoze ku bitero 2, maze ngo birahura neza mu gitangaza gikomeye. Iyo ndirimbo yahise isohoka kuva icyo gihe na bugingo n'ubu ifite ayo magambo y'igitero cya nyuma yakuye kuri ako gakarite. Nyuma y'imyaka 20 iyi ndirimbo yaje kwamamara cyane, abantu b'imihanda yose bo ku isi barayiririmba, ariko abantu batangarira cyane uburyo igice cya 3 cy'iyo ndirimbo kirimo ubuvanganzo bukomeye. Noneho bamenya n'amateka yacyo, bituma bibaza ibintu byinshi. Nyuma y'igihe kinini cyo gushakisha amalibrary menshi, ngo umuntu umwe witwaga Alfred Smith yiyemeje kubaza umuyahudi w'umurabayi ngo arebe ko hari icyo yamenya. Rabayi mu kumva yitonze ayo magambo aramubwira ati, yego, nakubwira umwanditsi w'ayo magambo. Yitwa Rabbi Hatz, niwe wari ukuriye abarabayi bose babaga mu bwami bw'Ubwongereza. Aya magambo yanditse mu gitabo yise igitabo cy'ibitekerezo by'Abayahudi. Aramubwira ati, jya mu iguriro ry'ibitabo by'Abayahudi urayasanga ku ipaje ya 213 mu gitabo nkubwiye. Urasanga ari igisigo cyanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo mu mwaka w'1050 AD n'umusizi witwaga Meir Ben Isaac Neholaye. Ni indirimbo iba mu gitabo cy'indirimbo zo mu isinagogi zikoreshwa mu minsi mikuru y'ibyumweru cyangwa se Feast of Weeks, muri paranteze ngo Pentecost. Uko bamenye imvo n'imvano yari amagambo yari yanditse ku rukuta rwo muri prison. Kuko nyuma y'uko abantu bumvishe indirimbo bagiye bumva igitero cya nyuma gifite ubuvanganzo bukomeye, bakumva n'ibintu bidasanzwe, bakibaza ukuntu noneho kuko bamenye ko ayo magambo yavuye ku rukuta rwo muri prison, abantu bakibaza bati, se uyu mufungwa niwe wayanditse? Ese niwe wayahimbye? Nta hantu se yayakuye? Nuko rero tubonye ko amagambo y'umwimerere yari ari mu gisigo cy'umupoete witwaga Isaac Neholaye mu mwaka w'1050 nyuma ya Kristo.
umuhimbyi w'indirimbo umwe yaravuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza ntawabimenya uko biri, kandi ni ukuri koko. Tekereza nawe umuntu akandika poeme mu giheburayo, Imana ikarinda ayo magambo nyuma y'ibinyejana byinshi, umupurizoniye akayavana mu giheburayo akayashyira mu cyongereza, maze akazagera ku muhanzi w'umunyamahanga cyangwa se gentile nyuma y'imyaka hafi 1000, akongeraho ibitero 2 no gusubiramo, agakoramo indirimbo nziza cyane itagisaza, indirimbo yazanye abantu benshi kuri Kristo. Frederick Martin Lehman yasinziriye mu mwaka w'1953 ahitwa i Pasadena, California, afite imyaka 85 y'ubukuru. Aya mateka y'indirimbo naharangiriye. Uwavuga iby'urukundo rw'Imana ntiyabirondora. Ni indirimbo ubwayo irabivuga ngo n'uwafata inyanja zose akazigira wino, akandika iby'urukundo rw'Imana mu kirere, uduti twose turi ku isi akatugira amakaramu, umuntu wese waremwe ku isi akafata iyo karamu akandika akoza muri wino yo mu nyanja, ngo ntabwo byabasha kwandika urukundo rw'Imana ngo inyanja zose zakama. Imana yacu ni nziza cyane, kandi urukundo rwayo rurahebuje. Ni ukuri Bibiliya yose ivuga urukundo rw'Imana, ndetse n'intumwa Yohana yagiye avuga iby'urukundo rw'Imana cyane. Ariko ndashaka gusoreza mu magambo ari mu Baroma igice cya 8 guhera ku murongo wa 31. Haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana, kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Umurongo wa 36, nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Umurongo wa 37, oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ndasaba Imana ngo iduhe kuzirikana urukundo yadukunze, urukundo rwayo rutarondoreka,
ngo natwe itubashishe kuyikunda ndetse no gukunda bagenzi bacu, ndetse tubashisheho cyane cyane kwitegura kugaruka kwa Kristo, ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga, ibituro by'abera bigakinguka, abera bakazuka bagahura n'abariho, tuzasanganira umwami wacu mu kirere turirimba indirimbo zo kunesha, tuvuga ngo warakoze Mana, urukundo wadukunze ntirurondoreka, kandi ngo tuzahora twiga iby'urwo rukundo iteka ryose mu ijuru. Is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty bowed down with care. God gave His Son to live. His erring child